Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwa B-Info Plus bakunzi b'urubuga Radio Iminyuza TV kandi baramutse ndabaye n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi turi kwigenekerezo rya 20 ukwezi no kwa gatandatu no mwaka turimo 2025 kandi ngo ndamusa cyane abantu bose badukurikirana yaba ari mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi abari mu Rwanda muri East Africa muri rusangi tutibagiye ku bari mu mugabane wa Burayi leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na leta zunze ubumwe z'abarabu umwe wese ari yumve yuko tumamukije cyane uko no munsi muri studio murabizi sindi umwe kabisa mfise umutumire nuvuga ko ari umutumira dasanzwe kubera ko abenshi ndazi magiye mumubona mu biganiro bigiye bitandukanye ariko kuri BMF namuzanye voix off ariko uno munsi kuri Radio Iminyuza TV ari live nagomba tuganira ibintu bigiye bitandukanye narijya ubona yuko mu karere hari ibintu bitagenda neza wonzanye se wundi mumve yuko ari umunyepolitike ni umunyepolitike kindi ntabwo ari umurundi ni umunyarwanda ariko no munsi namuzanye muri studio kugira ngo atuyagire ivyinshi nuko kandi ntangure ndamuha ikaze makino iganiro cyacu no munsi ndetse ashobore kwibwira n'abantu wariwe izina ryiwe abavyeyi bamwise ndetse n'uwariwe no mu buzima bwa misi yose karibu sana she ndabona ko wambaye murakoze kangushimwe muvandimwe munyamakuru ego gusa wenda ngira icyo nkosora ntabwo ngene munyepolitiki ahubwo ndi umu activiste merci mbese uvugira rubanda ndi umuntu utanga ibitekerezo byanjye uko mbibona kandi nkaba ndi umuntu nyine mbese wifuza ko igihugu cyacu cyiswe u Rwanda ndetse na Afrika muri rusange yagira umutekano bityo akaga irimo cyane cyane muri kano karere k'ibiyaga bigari dukomeje guhungetwa n'igihugu cy'u Rwanda bityo bikarangira ahubwo aka karere kakaba kamwe nk'uko twaza ari kamwe muribuka ko hano Burundi Rwanda na Kongo byabahoze turi muri CPGR muri icyo gihe twari dutanye imigenderanire imeze neza cyane ariko ubu byarazambye nta handi bituruka nyine kuri politike mbi ya FPR inkotanyi rero icyo nashaka kuvuga ahangaha nuko ntari umunyepolitike cyane cyane ko ntemerewe gukora na politike ariko noneho navuye n'iwacu nkora aka kazi nyine ko bwa activiste mvuga ibitekerezo byanjye mpugura abantu mushira kurahabona ibyo rero niko kazi kanjye nkaba rero niteguye gukorana nawe ikiganiro cyiza kandi nkaba nizera ko abadukurikiye kuri kanale zombi mu by'ukuri bakomeza kutwumva kandi bakaduha subscribe n'ama comment kandi ntarago narangiza ntahamagariye abantu bose gukunda ubumwe amahoro kuri bose cyane gose tutitaye ku cyaricyo cyose ku ruhu cyangwa ibindi by'imipaka n'iki ngira ngo urumva ko ururimi uri kuvuga n'urwo ndi kuvuga turubikana kandi ngo ngenda vuga ikinyarwanda nawe ngo aravuga ikirundi ahubwo ururimi ni rumwe ni ururimi rwa Kibantu niyo mpamvu tuvuga nyine tukumvikana bisobanura ko tubaye n'igihugu kimwe rero byashoboka murakoze rwo niteguye kuganira nawe kandi abadukurikiye ndibaza ko bari kudufate neza nk'uko basanzwe badufata neza nitwa Abdallah Bichahaga baranzi ku mateka nyakuri TV no ku Minyuza TV kandi no kuri radio yanyu Akamo TV ntekereza ko bamaze kumenyera navuze byinshi kandi bakunze ubundi abatuka nabo ntago babura kubera kuko nyine leta y'u Rwanda ifite intore nyinshi kandi zitaruko nazo ziba zinyanga kuko ndabizi neza ko hari abantu kabankunda bazikumvuga n'ukuri ariko kubera ko nyine baba batumwe cyangwa se baba bacamakazwa bakahitamo gukora ibyo bakora ngiye rero ndangize neza nubiganisha ko ntari umunyepolitiki ahubwo ndi umwactiviste murakoze asante sana Mutama abadukurikirana kuri B-Info Plus umutama asanzwe afise urubuga Radio Iminyuza TV asanzwe acisha ibiganiro nuvuga yuko ibiganiro bikomeye cyane ufise akanya ushobora kwasimbira kugira ngo urabe ibyo asanzwe ahacisha muri rusange Mutama cyatumye ndagutuma ko uno munsi muri studio hari ibintu byinshi nuvuga nyamukuru bibiri nshaka yuko tuganira ko
uno musi ubu turi mu gihe abantu benshi bariko baravuga ku bijanye n'urupfu rwa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ko yoba yaritavye Imana inyuma y'ubugwayi yashoboye kugira ariko abandi baracabifise kamakenga baracakekeranya baravuga ati oya ubu n'ubu benshi ndabamwanka kumbure bagomba kumwica akiriho ariko abandi nabo bakavuga ati birashobora kuba vyarabaye mugabo leta y'igihugu cy'u Rwanda ikareka ko bitanga cyangwa ngo bishira habona mu kwanka yuko haba khayakitari nziza mu gihugu cy'u Rwanda rero nka Mutama sanzozi vyinshi Mutama yabaye mu gihugu cy'u Rwanda Mutama yabanye n'abagiye batandukanye arashobora kutubwira imbono yiwe kubijanye n'ibiko biravugwa ku rupfu rwa nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame. Murakoze umunyamakuru kuri icyo kibazo cyiza cyane. Rero ngewe wenda ndaza gutandukana n'ababivuga uko babivuga ukundi kubera kuko iki kibazo cy'urupfu rw'umukuru w'igihugu Paul Kagame ni ikintu subwa mbere kibaye hari nabigeze bagitangaza muri za 2020 bavuga ko Kagame yapfuye gupfa ko umuntu birashoboka ariko nagira ngo mbwire abantu ko ubundi kuba Kagame yapfa no kuba atapfa ntacyo byamarira igihugu muri rusange igifite icyo marira igihugu nuko twebwe twamenya ikitubabaje icyo abantu Rwanda rukeneye ntabwo Rwanda rukeneye ko Kagame apfa nta nubwo Rwanda rukeneye ibindi ahubwo Rwanda rukeneye ko ubutegetsi bubazengirije buhinduka bukavaho noneho hakajyaho ubutegetsi bwiza kuko Kagame apfuye system ikagumaho n'ubundi nta cyaba gikemutse ba Kagame bazagumaho rero nkavuga ngo ngewe ibi byo kuba Kagame yapfuye nakomeje kuvuga kera ko ntago njye nanishimira ko Kagame yapfa nubwo azapfa nanjye nkapfa n'undi agapfa ariko njye nifuza ko Kagame yabazwa ibyo yakoze ntago njye nifuza ko rero yapfa cyangwa mwifurize gupfa kuko urupfu nyine ni urupfu kuko nta mpamvu yo kwifuriza umuntu gupfa kandi nawe uzapfa nibyo nawe nakomezaga no kumubwira nkiri no mu Rwanda ku mateka nyakuri TV nambwira ko gukomeza kwica abantu ntacyo bimaze kubera ko nawe azapfa avuga nti rero niba uzapfa nta mpamvu yo kwica abantu ahubwo wakagombye kuba wakumva abantu ugasangira n'abantu aho kugira ngo ubacure nge rero urupfu rwa Kagame uko ndimo kurwumva nuko ndi kurufata icyambere cyo ntago ndi kwemeranya n'abantu bavuga ko yapfuye cyangwa se bari kubyishimira kuko ntacyo bimaze ahubwo mbona ko bakwiye gukora ibishoboka byose agakora politike ituma koko ubutegetsi bwe buhinduka ariko ntibakomeze gufata imyanya minini bavuga ko yapfuye ko gupfa rwose kwe ntacyo bimaze pe ntacyo bimaze nge rero nkavuga ngo ikiza nuko bakora politike ituma nyine bashobora guhindura ubuzima bw'abaturage mbese babe abarideri nyakuri kuko burya umurideri buriya n'umunyapolitike bishobora kuba ari ibintu binyuranye bibiri binyuranye kuko umurideri agomba gukora do umunyapolitike n'umuntu utegereza agategereza ngo ibyo abarideri bazakora azahabwa ubutegetsi azategeka ariko abarideri hagomba kuboneka abantu bitanga bakemera no kumena amaraso yabo kugira ngo rubanda nyine rubeho cyane gose doko badaharanira inyungu zabo nukuvuga ngo ubundi ukuntu umuntu akwiye kubaho nari n'abanyapolitike bakwiye kuba nk'abasirikare kuko burya umusirikare ku rugamba uburyo abaho icyambere cyo nuko aba yiyemeje gupfa kandi agapfira ari abaturage ariko nanone akora ibishoboka byose kugira ngo nyine adapfa nyine atarwaniriye b'abaturage arwanira abaturage ariko yikamufura agerageza kugira ngo akore ibishoboka byose kugira ngo nyine adapfa bityo abaturage bagapfa ariko nanone agahitamo kugira ngo abaturage bari bupfe ari uko we amaze gupfa ntabwo umusirikare nyawe w'umusirikare w'izi gisirikare yemera ko yagumaho abarwanirira bapfuye donc uruvuga ngo we ahitamo ko abarwanirira agomba gupfa mbere y'abarwanirira n'umunyapolitike rero yakombye kuba aricyo cyangwa se umurideri yakombye kuba aricyo yagombye kumva ko agomba gupfa mbere y'uwo arwanirira y'uwo aburanira kuko buriya iyo igihugu gifite politike mbi nk'u Rwanda ntago ingaruka ziba ari nyinshi cyane kuri babandi bashobora gutegeka nta nubwo ingaruka ziba kuri babandi bafite ubumenyi bwo kuba baba barideri bajyana ibibazo ahashoboka kuvugira abantu kubera ko wenda bazi indimi kugira gute donc ababara cyane ni babandi badashobora kwivugira niyo mpamvu nyine bahitamo no kugira ngo bapfe
mbere y'abariya bavugira bakajya imbere y'abariya bavugira. Rero politike y'abantu biswe abanyarwanda aho itandukanye doko mbona ari abantu bakunda ubuzima aho uriye kugira ngo bakunde ukuri, donc bahitamo gukorera amafaranga aho kugira ngo bahitemo cyangwa bagahitamo ibyubahiro aho kugira ngo bahitemo ko abaturage bagira ubuzima bwiza. Rero kikaba ari ikibazo gikomeye kandi kibabaje cyane cy'abanyapolitiki bacu, kuko ujya usanga benshi iyo bari i Burayi n'ahandi babwira abaturage bari mu Rwanda ngo ntibajye mu mihanda ngo bigaragambye, nge nkavuga nti oya, ntabwo ibyo bikwiye ko abaturage bajya mu mihanda badafite umurideri. Ifo ko kugira ngo bajye mu mihanda birasaba abarideri babajya imbere bakavuga bati turahari, mwebwe ntimuze tubarwanirire. Rero ibyo bitabaye ntibishoboka. Rero urupfu rwa Kagame ngenda rufata nk'igihuha, kuko Kagame afite uburyo akora iyo agiye gukora ikintu icyo ari cyo cyose, hari ukuntu yihisha noneho ibintu bigakorwa adahari. Ibyo byarabaye muri COVID-19, ibyo byarabaye ajya gutera Kongo, ibyo byagiye biba mbese ahantu hanyuranye iyo agiye gukora ikintu gikomeye, we aratuma akavuga ati bo ndagiye muzakore ibi n'ibi, asiga atanze amategeko yarangiza akigendera. kugira ngo turaza kubikomorozaho nituza kugera ku kibazo cya Ingabire Victoire. Ubu ngubu arafunze kandi nyine afunze bavuga ko yapfuye. Ibyo byose doko hari n'ikindi cyavugaga cy'amasezerano yagomba gusinya muri Amerika, nayo bavuga ko ari gukwepa. Ibyo byose bikaba rero ari ibintu mbese donc ariyo strategie akunda gukoresha. Ngi rero abantu bose baba abanyarwanda babamukunda batamukunda, ndagira ngo mbabwire ko icyo bagomba guharanira ari uko abiswe abanyarwanda bagomba kugira umutekano. Abo ni abantu bari mu Rwanda, mu kiswe Rwanda, ari abahutu, abatwa n'abatutsi, ndetse n'abari muri kano karere. Ndashaka kuvuga abarundi, abakongomani, abatanzania, kuko n'ubundi bisanzwe bizwi ko Kagame afite iyo gahunda yo kugira ngo yigarurire aka karere kose. Ibyo abifatanyije na Museveni, bikaba byaratangira nyine mu Rwanda afata u Rwanda, ariko hariho gahunda yo kugira ngo agende afate Kongo cyangwa se Kivu zombi, hanyuma afate Uburundi, ajye Tanzania. Hari abandi rashtasanga bafite Sudani barayifashe, Basomali barafite na Ethiopia, donc hose na Kenya. Bashaka ro kugira ngo bagire apire nini, donc biganzemo kandi noneho bafate abo bise ababantu, abitwa ababantu, noneho babacakaze, noneho ubukungu nyine bwibere ubwabo nyine bonyine. Nk'uko ngubu mu Rwanda ubukungu bufitwe na 5%. Bw'igihugu cy'u Rwanda bufitwe na 5%. Ibyo rero akaba ari byo bifuza ko biba muri ino region yose, kugira ngo nyine biharire ubukungu bwose. Kandi mvuga ko nibaramuka bafashe ntihabaraye baramutse habayeho kurangara, Kongo igafatwa cyangwa se iriya Kivu y'amajyepfo igafatwa, nta shiti ko na Burundi yafatwa na Tanzania yafatwa, kubera ko babonye imbaraga zikomeye, amafaranga n'abaturage bo gukoresha muri izo ntambara zabo bateguye. Ni ngombwa ko akarere kagomba guhagurukira rimwe bakabongira igitekerezo hakiri kare. Nkabashimira Uburundi bwafashe iyo nzira no kuba baragiye kurwana iyo ntambara muri Kongo, bagambiriye gusa kugira ngo nyine babuze ko icyo gitekerezo cyavase. Murakoze, wo wakomeza ukambaza. Asante sana mutama wacu, uvuze ibintu byinshi, ibintu bikomeye. Yavuze yuko abantu badakwiye kuryoherwa no kumva Paul Kagame yapfuye, ahubwo nuko boryoherwa bumvise hari vyahindutse cyane mu ntwaro, hari vyashoboye gutunganywa bene gihugu, bakabaho bameze neza, umwe wese uko ari ko yavutse, akabaho yidegemvya ata muntu amutera igitutu. Nuko wana mutama, ndafise kandi kabazo kamishaka ko tuyaga ko hari umunyepolitike wo mu gihugu cy'u Rwanda sanzwe atavuga rumwe n'intwaro ya FPR Inkotanyi. Amakuru dufise yizewe nuko yoba yafashwe akajanwa mwibohero. Kumbure nawe hari icyo bizi ko ndazi yuko yana makuru atari bwasakara ahantu henshi, nta bantu benshi bari bwamenye. Urashobora kuduha umuco ubijanye n'ibi bintu, ndetse ukanatubwira no Victoire Ingabire uwariwe ni muntoki. Murakoze munyamakuru. Victoire Ingabire ni umunyapolitiki waje mu Rwanda muri 2010, aje kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika. Akihagera yasuye urwibutso rwa jenoside ku Gisozi. Afite amagambo yahavugiye kandi amagambo y'ukuri. Mu byo yavugiye aho ku Gisozi, yagiye asura nyine abishwe
bazira akarengane mu by'ukuri. Hanyuma aravuga ati ibi ni bibabaje, ariko kandi hari ikindi gice kitagaragara. Uru rwibutso ni urwibutso rwahariwe abishwe bazira ubwoko bwabo bw'Abatutsi, ariko hari abandi nanone bishwe bazira ubwoko bwabo bw'Abahutu, bo ntabwo turi kubona urwibutso rwabo. Iki rero leta y'u Rwanda nka leta nyine yiyemeje guhisha ukuri, donc yagifashe nk'icyaha, kuko murabizi neza ko mu mategeko nyine ya leta y'u Rwanda yashyizemo inzitizi mu mategeko, ishyiramo amategeko nyine ayirengera ayikingira. Donc bityo bavuga ko donc bashyiraho amategeko y'uko uzavuga ko mbese kwibaza gusa, nanjye mu byo nshinjwa ibyo ndabishinjwa, kwibaza gusa ko indege ya Habyarimana guhanuka, iyo idahanuka nta mututsi wari gupfa, nta n'umuntu wari gupfa, ibyo kubwa FPR bigize icyaha kandi gikomeye kiremereye, kuko bavuga ko ubwo ngubwo wahaye ishingiro genocide. Ibyo no kwishingiro ko bavuze ngo iyo ibi bitaba ntago abantu bari gupfa. Hariho uburyo bwinshi bwo hari icyaha cyo kuyipfobya, icyaha cyo kuyihishingiro, hari icyaha cyo kuyihakana, donc bayiciyemo uburyo bw'ibyaha byinshi, kandi kugira ngo abantu babicike ni ibintu bigoye cyane, kugira ngo mbese ibyo byo ni uburyo bwo kuziba abantu umunwa no kubafunga ubwenge ngo be gutekereza, noneho ngo n'ubu natekereje, kuko iyo bashyize ikintu cyitwa ngo ni ingengabitekerezo ya jenoside. Ingengabitekerezo ya jenoside rero iyo bagiye bayibara n'abana batoya bakivuka. Ushobora kureba umwana ufite imyaka 10 bakavuga ngo uyu nguyu afite ingengabitekerezo ya jenoside, kubera ko byarwonda na kanaka cyangwa na kanaka. Uyu Ingabire Victoire rero kuva icyo gihe yarafashwe ashyirwa mu rukiko, arafungwa, akatirwa imyaka 15, ariko aza kurekurwa amaze mu myaka 8 ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Arekoranwa na Kizito Mihigo waje kwicwa nawe. Ibyo murabizi uburyo yishwe, bavuga ko ngo yimanitse, ibintu bidashoboka, kuko ni nyine n'ibintu bigaragara, kuvuga ko umuntu yashyize ngo ishuka mu idirishya akayizega ku idirishya hanyuma ngo akimanika, ntabwo ibyo bishoboka, uretse ko n'idirishya n'amadirishya y'amazu tuzahana hari ko ari bugufiya, ariko nubwo umuntu buriya yajya muri metero 100 ukazamuzamurayo ugazirika kuri grillage umugozi yegereye igikuta, ntago uwo mugozi wamwica, kuko aba afite igikuta ashobora gukandagiraho akidohora umugozi, noneho ahubwo yahanuka akikuta senda akavunagurika, ariko ntago wamwica, cyangwa se akicwa no kugwa hasi kubera ko aho turutse ari hejuru, ariko ntago umugozi ubwawo wamwica, kuko mu by'ukuri iyo uri ku gikuta uba ushobora kuba wakwidefanda, kuko n'ubundi abiyahura uburyo biyahura bajya ahantu hagati mu nzu bakazirika bona nko ku giti cy'inzu, noneho icyo bahagazeho bakagihirika, bityo umugozi bamufata akabura icyo akandagiraho, akabura icyo yitabaza, noneho byo byose basanga yinoshe yagize gute, hamwe nuko yagiye ashaka gupfa, ariko aba yinoshe ashaka kuko urupfuro rujyana ashaka kwiyambura kandi yagiyemo abishaka. Ibyo rero nubwo wabishaka ukajya ku idirishya byarangira wivanyemo, kubera ko nyine uri ku gikuta uri ahantu wakandagira kugira ngo ubashe kwivanamo. Rero ni ibintu byo kubeshya. Ingabire Victoire rero icyo gihe yarafunzwe, nyine arafungurwa muri ubwo buryo, yarabeho igihe kinini n'ubundi afunze nk'ikijisho, kuko ntabwo afite uburenganzira bwo kujya gusura abana be, gusura umugabo we urwariye mu Buholandi. Ni umugore w'intwari waje nyine mu by'ukuri aje guharanira umwanya mukuru w'igihugu, kandi ni umuntu uharanira ko ibintu byahinduka ku mahoro. Ntabwo yigeze yifuza ko habaho intambara cyangwa iki, ariyo mpamvu yatinyutse kuza mu gihe abandi babitinya. Rero yaratinyutse araza mu gihugu, ndabyibuka icyo gihe ari mu doko yitegura kuza, hari umunyamakuru wa BBC wamubajije nyine iby'urugendo rwe aza mu Rwanda nabo bazazana n'iki. Noneho mu kurangiza icyo kiganiro umunyamakuru yamubajije ati, ese Ingabire Victoire, ubwo koko ugiye mu Rwanda nkanga Ingabire Victoire ufite abasirikare bazakurinda? Ingabire Victoire aravuga ati, njyewe nta ngabo mfite, nzarindengwa n'ingabo z'u Rwanda nkuko zirinda abandi banyarwanda. Umunyamakuru aramubaza ati, ese wowe Ingabire Victoire perezida wa FDU inkingi, ubwo koko uri kimwe n'abandi banyarwanda? Ingabire Victoire navuga ati, okay, noneho rero nyine ubwo tutari kimwe n'abandi banyarwanda, ntari kimwe n'abandi banyarwanda, n'ubundi aho twari turi hano hanze twirirwa tuvuga ko leta y'u Rwanda ihohotera abantu, ifungira ibintu busa, yicira abantu busa. Ati rero ubu ngubu ndagiye, noneho bazihakanire. Ngira ngo rero ngubu mu Rwanda nyine barimo kwihakanira,
ibi bakora ndagira ngire abantu bose mbwira na leta y'u Rwanda ko ibakora uko bizagenda kose Ingabire Victoire yarangije gutsinda kuko nyine nkuko yavuze yaje asanzwe avuga ko mu Rwanda bicira abantu busa bafungira abantu busa ariko nibyo birimo kumubaho ubwo rero yaje yiteguye gufungwa ntabwo biri mu mutero bwo ko ni umudamu nzi ntabwo nabo twabanye ariko ndamuzi neza nagiye kumusura bitari rimwe bitari kabiri twaravuganye twaraganiriye n'igihe mfatwa nitabaribu bamumbashijeho kuko bari batinya abantu bavugana nawe cyane ari naho havuye impamvu kugira ngo yo guhunga kwanjye nuko bambwiye ko bashobora kubica kubera ko bari bamaze kubona ko hari akamesaje yanyandikiye mu by'ukuri ntabwo akamesaje ko kunyihanganisha gusa ko nari mvuye muri ribu ariko kunyihanganisha ariko bakagize intambara bakagira ikindi ubwo rero birumvikana ko uyu munsi Ingabire ari mu maboko ataraye ari mu maboko nyine ya ribu ejo bundi kuwa kabiri yari yahamagajwe ngo nuko hari abantu bafashwe bamwe bari mu ishyaka rye bazira gusoma ibitabo reba nawe kugira ngo abantu bazire gusoma igitabo ibyo barafashwe barafungwa n'umunyamakuru witwa Theoneste Umubavu ubu nawe yarafashwe ubu arafunze ubwo rero bamufashe muri urwo rwego abo bantu bafashwe baravuga ko ibyaha kuko ari umufatanya cyangwa se ari wabatumye ubwo rero nicyo cyatumye bamufata ariko tukaba dufite impungenge y'uko bashobora kwicwa kuko bari abantu bakoresha uburyo bwose bwo kwica bakoresha nyine kuniga bakoresha gushimuta bakoresha kugira gute ariko umuntu nka Victoire Ingabire bashobora kumuha uburozi bashobora kumuha uburozi wenda batinya kumuniga cyangwa iki kubera ko bavuga iki noneho bagabeshya ko afite uburwayi ndetse bamaze no kumuha uburozi icyo gihe bashobora no kumurekura kuko bafite uburyo bazi neza bwo kuroga bashobora kugukorera mu mwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu cyangwa mu mezi angahe ukaba urapfuye uyu tekinike bayizi ubwo bumenyi bari bufite mbese bafite ubumenyi buhambaye bwo gukora ubugome umva rero numva ko Ingabire Victoire nuko namusobanura keretse niba hari ikindi wamumbwiraho ariko nyine mu by'ukuri Ingabire Victoire ni umuntu abantu bakwiye guha agaciro ni intwari y'u Rwanda y'ikiswe u Rwanda n'abanyarwanda ni intwari itakwiye kwibagirana amateka ashobora kwicwa ariko nongere mbivuge nkuko nakoze icotse mbivuga urupfu ruba ku gihe cyagenwe kandi umuntu yicwa n'ikimana yanditse ko kizamwica cyane gose nubwo atari bwumve ubutumwa kuko aho ari habi ariko nzi neza ko asanzwe abizi kuko ni ubutumwa natanze kandi nawe yajyaga gutanga keshi nzi neza ko Ingabire Victoire asobanukiwe neza ko umuntu apfa ku gihe kandi yicwa n'urugomba kumwica ibyo twarabiganiriye nawe arabivuga nzi neza ko etikadi ifite ariyo nawe afite asante sana mutama wacu twayaze byinshi mbona yuko twarangiza ikiganiro cyacu uno munsi ngaha nizere yuko abantu bashoboye kumenya ivyinshi haba ku rupfu rwa nyiricyohero Paul Kagame ivyo bariko baravuga kama commentaire ndetse no kubijanye na Victoire Ingabire kandi ndangize ndagushimira cyane urakoze cyane reka nanjye nkushimire kuba wantumiye tukaganira kuri channel yanyu maze imisi nkoreraho kandi ikiganiro kikaba kigiye kunyura no ku Minyuza TV ubwo reka ngushimire kandi nizere ko tuzakomeza gukorana neza nizere ko muzambera abana beza cyane gose nizere kandi ko ubusore mufite mutazabupfusha ubusa nizere ko muzakunda ibihugu byanyu cyane gose nizere kandi ko muzakunda Afrika yose nizere ko muzanga ruswa mukanga akarengane akariko kose kubera ko ruswa n'akarengane ruswa nyine ikura akarengane kuko iyo abantu bakora ruswa bafite ruswa nyinshi barenganya abantu nyine kugira ngo babahe iyo ruswa abaro ntayifuza ku bantu nkamwe maze gutera imbere maze kujijuka muzayange kandi mwirwanye aho yaba iri hose murakoze rero murakarama Imana ibishimire asante cyane kananje ndangize ni shimira cyane wono so twanyuma kino kiganiro muri mu mpingi gitandukanye nizere yuko ikiganiro mwashoboye kucumviramwo vyinshi murayibona no munsi muri studio ntabwo ndi kumwe n'umusesanguzi nazanye undi musesanguzi w'umutama sazova mu gihugu cy'u Rwanda murumva kashoboye kutuyagira vyinshi abeshi ndazi yuko mushobora kuba mufise ibindi vyinshi mwobo mubaza ndabasaye mwandike muri commentaire ico mushaka ko tuzobazana kugira ngo akibasigurire kuko turashobora kukibabwira ngaha kuri BM4
info mugabo ntimugihe uburemere bivanye nuko turi mu Burundi kandi turabarundi rero mufise cyo mubaza mugomba kumubaza murashobora kugitapinga ngaha muri commentaire kugira ngo ubutaha tuzomuzane kugira ngo ashobore kubaho umuco kwico kintu ubona yuko ari n'inzobero mu bijanye no gukurikiranira hafi ubuzima bw'igihugu yenda navuga natangana nimero yanjye kugira ngo abafite ntuzaba bampamagara nimero yanjye ni nyine nk'abari hanze ni uguteranya 257 gatandatu 53 77 cyangwa se bakajya nanone mu guteranya 227 karindwi 15 izo nimero zombi ushaka kuzagaho kuri WhatsApp cyangwa se mu buryo buri direct uraba bafite ibibazo bifuza kumbaza ku giti cyanjye bampamagara kuri iyo nimero cyane gose hari abarundi ndetse n'abanyarwanda baba bafite ibintu bagomba kumubaza bigiye bitandukanye ariko yavuze nimero ko iyo mushobora kumubaza mu inbox mu buryo bwihuse kandi bunyaruka yavuze yuko mu nimero z'indundi afite 66 53 70 ndetse na 97 iyindi aravuga yuko ari 77 51 678 abantu benshi ndazi yuko mushobora kumubaza vyinshi kandi abashimire cyane ndanashimira no mutama wacu naho ubutaha